nani mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ikipe ya Rayon Sport yatandukanye na Serumogo Al. Ikipe ya Rayon Sport Ndayishimiye Richard yafashe indege yerekeza muri Uzbekistan ahagiye gukora igeragezwa. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutakaza umukino n'ubundi yakomeje kuvugwa byinshi. Abaye byinshi cyane muri uyu mukino. Ikipe ya Rayon Sport itsindwe ibindi bitego 4 kubusa muri match ya Al Hilal yabaye kwa gatandatu abantu bari kurikiye kuri Radio Rwanda no kuri Magic Sport TV. Iyi match ikirangira habaye ibintu byinshi cyane. Reka nyure mu byabaye rero nyuma gato yangiye y'umukino nyuma ya 4 kubusa ko natinze muri stade cyane. Rugaju Abareyo bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal. Abareyo abafana ba Rayon Sport bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal ati ni muze tubahamashyi y'amashyi y'Abareyo bayahaye abakinnyi ba Al Hilal. Icyo aricyo kivuze. Yego abafana kandi ntibigeze bishimira ko umutoza yashyize kuri bench Kabange agakinisha Serumogo. Buri kanya babaga bari marasa umutoza gusimbuza. Bakomeje kuririmba Asman Ndikumana mu mukino hagati bagaragaza ko babajwe no kuba yahanishijwe kudakina uyu mukino. Mu mukino mo hagati Rigoga barahamagaraga bakavuza induru bati Asman. Bari kuririmba ko nta mutoza bafite. Nyuma ya match ikirangira bararimbaga nta mutoza dufite bakabigira imbyino. Hashize iminota mike barongera bararirimba bati abayobozi bakwiriye kwegura. Ubwo n'uburakari bw'abakunzi ba Rayon Sport bababajwe cyane na resultats zikurikirana zibishe nibihe bibareyo barimo baranyuramo bidasanzwe byabaje bikomeye cyane. Twahera ku gitego cya mbere batsinzwe ntabwo cyari cyo habaye mu kwibeshya ko umusifuzi. Rayon Sport yatsinzwe igitego umupira barawuteye ugonga poto uragaruka umukinnyi wari uri muri position ya offside action itangira aratsinda. Nabwo nkuko habaye kwibeshya ku musifuzi wa APR igitego cya mbere cya Rayon naho habaye mu kwibeshya ntabwo cyari cyo. Nkaba navuga yuko rero mu gihe Rayon Sport icyo gitego yagitsinzwe ikagitsindwa hakiri kare byahise bisa naho bidemoralije bijyanye nuko nyine yari ifite iyo defete ibitego 4-1 kuri APR. None utangiye utsindwa mu minota 10 ya mbere ikipe nka Al Hilal wari ubizi yuko ifite imibare iteye ubwoba irimo gutsinda cyane kameme ku bakinnyi na harimo n'icyo kintu cy'uko harimo benshi bashya ntibaramenyerana umutoza nawe ni mushya. Bon ikipe nyine na qualité urebye ubwiza bw'abakinnyi Al Hilal n'Abareyo ntibisa ntibingana. Wowe utsinzwe mu minota 10 morali isijya hasi abo muhanganye morali isijya hejuru none banakurusha n'ubwiza bw'abakinnyi. Cyagomba gukurikira nyine ni ukunyagirwa nta kintu cyari gukurikira. Cya kabiri kigiyemo cya gatatu kigiyemo cya kane kigiyemo abafana bare bati muradutsinze muraturushije muze tubaha amashyi. Hanyuma bati abafana nyine bafite uburenganzira bwabo ibyo ntago buri violent batubiyoze n'ibweguri ibyo bijya ntacyo bivuze as long as utabuteye amabuye cyangwa ubusagarire kubivuga mu magambo. Nta mutoza dufite nta buyobozi dufite cyangwa nta bakinnyi dufite udakoze igikorwa cyose kindi ibyo urabyemerewe bikarangira aho muri stade ugataha amahoro. Kuvuga rwose ni ubuntu ntugire ikindi gikorwa nta n'agacupa wemerewe gutera. Vuga ati baratwibye ati ariko birangiriraho. Rero njye navuga yuko kuri Rayon Sport no tuntu tubiri cyambere nkuko yavuze bashaka kugurisha Richard miliyoni nko 30 by'amadolari cyangwa se 30 na gutyo. Serumogo mwari bonye ko yagiye muri Sudan. Icyambere umwaka uzagora Rayon reka nkoresha kubera impamvu nyinshi z'impinduka bagiye bagira. Nakajambo kamwe Rayon Sport kine open heart surgery umutima bakinjiramo bakabaga. Yego navuga yuko bagize umwaka ugoye mu bice bitatu. Imiyoborere idahamya yagihindagurika. Icya kabiri guhindagura ikipe cyane yaba mu kibuga abakinnyi bakina ndetse n'umutoza. Icya gatatu urayibona ko n'ubundi ubwiza bw'abakinnyi wakabahinduye ari nabeza cyane nabo se beza cyane. So briefly ni umwaka uzagora Rayon Sport cyane ariko kugira ngo utazagaruka usa n'uyu nguyu mubi ukuri gusa n'ukuri kugenda hakwiye nyine icyo kwizigera yaravuze a heart and brain surgery. Nanjye nakongeraho kandi bikorwa nande igihugu nigifashe Rayon Sport mu buryo faranga mu buryo bw'imiyoborere no mu bundi bujyanama. Ikipe abanyarwanda bakunda ntikomeze kubababaza naho ubundi
bagabo ndabashimiye umunsi mwiza mwakoze kudukurikira Arareka ntashira. gahunda za Radio Rwanda zikomeze zibanogere.